ikintu nababwira nuko baza gukarago nyine tugafatanya nk'ababyeyi nawe utari n'ababyeyi baraza bakahabokera ikintu nabashishikariza no gusenga nyine bakaza tugakurikira umwami Yesu. Niriye itandukaniro ubona hano muri Silowamu no mu bindi byumba bindi cyangwa se no mu yandi ma ministeri ajya atandukanye? Ibintu mabona hano habamo urukundo, ufite ikibazo nyine wabuze nko kwishyura inzu turababyeyi uraza ugatanga ikibazo cya zere nicyo nabashishikariza abatwite kuza tukajyana ku karago. Ikindi nk'abafite ingo zijegajega ni ugusenga Imana nyine ikabubakira niyo yubaka ingo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Siwe gusa rero turi buze kuganiriza, turagenda tuganira n'abandi bantu bagiye batandukanye. Mama tukuganirize gato. Hari abantu ngwino tukuganirize gato. Bwira abantu kugira neza kw'Imana nta kibazo. Ntago buriya abantu benshi baba batinya kamera ariko nta kintu biba bitwaye. Mama bimeze bite? Bimeze neza. Amazina yanyu mwitwa abandi? Yitwa Niyomukesha Alphonsine. Niyomukesha Alphonsine, uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umumama. Uri umumama. By'umuziki harimo nk'amasentetizeri, amamikrofone, ibyo byose turabikeneye. N'umuteguro rega n'umuteguro wa muri sale turawukeneye, amadekorasiyo turayakeneye, mbese ibintu nk'ibyo byatuma inzu y'Imana igaragara neza turabikeneye. Urakoze cyane. Ntabwo rero nkuko mubibona ndi nyenyine, ndi kumwe na Manzi. Reka twinjiremo n'imbere mureba ahantu basengera. Mu by'ukuri nawe nimba hari icyo wakora kugira ngo hategurwe neza, hagere n'ibikoresho nk'ibyo ngibyo avuze, nawe ube wagikora kugira neza, wigendere ko byagenda kose neza wisanga imbere. Reka tugereyo. Nahangaha rero murabona ko hakiburamwe ibintu byinshi, mu by'ukuri haracyaburamwe ibintu byinshi. Nimba basengera ku mikeka bakeneye n'intebe bakicaramo mu gihe haba abantu benshi. Iraritari ikeneye kuba yakorwa, hari akaba hateretse sentetizeri, hakaba hari abacuranzi, hakaba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, za sound proof nazo zikenewemo. Rero hari icyo wakora kugira ngo uwo murimo w'Imana urushe kugira gutera imbere ndetse no kwaguka hano muri Bohoka Silowamu. Reka rero tuganirize umwe mu bayobozi baho, muramuzi cyane, ni Pastor Jean Marie. Ndagira ngo tuganire mu by'ukuri atubwire agashya kabahangaha kataboneka handi. Manzi nawe bwije wowe ku bwawe nicyo ushima abakristo bawe kugeza amagingo anga, sinzi igihe mumaze mutangiye, ese ni iki mubura nkuko bamwe babitubwiye? Wowe ku bwawe imbogamizi uyibona he kugira ngo umurimo w'Imana hano muri Bohoka Silowamu urusheho gutera imbere cyane? Mu magambo make twihuse. Mbere ya byose nshimiye abakristo ko babasha kumva Imana kandi bakamenya ko Imana ikora. Kuko benshi ntago bakibasha kumva ijwi ry'Imana, ariko nshimiye ko abo magarara imbere bacyumva ijwi ry'Imana. Rero waruvuze ngo ibyari bitugoye. Mbere ya byose nge nifuza ko agakiza kava hasi kakazamuka mu buryo bwo kugira ngo abantu buzure mwuka wera nka kera, bave hasi bazamuke. Kabiri, icyatuma uyu murimo w'Imana uzamuka ni ukuvuga ngo turifuza kugira ngo byibura ngano ushaka kugira ngo ugere aho dusengera, turakuyobora ukaza ugasengana natwe, kuko ni Imana ishoboye byose. Rero niyo mpamvu nguhaye iyo nimero yanjye 0782191546. Nshimira uyu mupapa ni ukuri 42. Nshimira uyu mupapa ni ukuri Imana izajye muha umugisha kandi Imana izajye ikomeza imubere maso, kubwo yateye intambwe akaza gushima Imana n'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ahangaha ikaba Imana igiye. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri murabiranye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye.
Oye reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzano TV muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya bw'akazamura igisho bya Rwanda bagasika mutondo saa 7 nimugoroba sasa amatara gakeka cyangwa sa mundi ucare kuri Manzano TV urukusho kwirebera byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe uyu munsi twari twagiye gusenga twagiye gushima Imana ku mirimo n'ibitangaza yadukoreye ahangaha ni kuri ya ministeri turi bohoka Silowamu naho turi urabona ko dusoje amasengesho bamwe bari gutaha basubira mu ngo zabo kugira ngo bagere amahoro ariko mu by'ukuri twifuje kuba twaganiriza umuyobozi wabo cyangwa se pastor wabo ugira ute uhayobora n'ahantu hari Imana irakora Imana iravuga Imana ivura impumyi Imana ikuraho ubugumba Imana irakiza nawe ngwino tujyanemo pastor yagusengera ibintu bikagenda neza cyane hano murabona ko dufite abana turi kumwe imbere yacu umwana witwa nde Kwangizo Patrick ukunda gusenga Yego. Niriye jambo riri mu Bibiliya ryari gufasha ijambo riri muri Bibiliya ari gufasha cyane niri naryuzi ukunda gusengera anga nibe bitangaza Imana yagukoreye kuva watangira gusengera Byiza cyane yarandinze yarakurinze ni nk'ikiye kintu Imana yagukoreye ku buryo uvuga ati ahangaha Yesu waranyiyeretse yarandinze yatumye mbona amanota meza mu ishuri ikindi ko nabaye umwanya ushimye ntago ari we gusa rero turi buze kuganiriza kuko murabona ko abantu bagenda batambuka bataha reka tuganirize n'umubyeyi atubwire ibitangaza yaboneye muri iki cyumba cy'amasengesho mama mumeze neza murakomeye amazina yanjye nitwa Jemuvuga ariko abenshi banzi nka Nyashya uvuye gusenga hano muri Bohoka Silowamu ni ministeri iri gukora cyane na ahantu hari Imana kabisa nibe bitangaza waboneye ahantu bitangaza nahaboneye naje mwite twita bakajya bagenda bambwira ko Imana iza no kubyara umwana muzima kandi nkabyara n'abaheburayo ibyo byose ko bakabimbwiye byarabaye ikindi naje urugo rwanjye rudakomeye mbega ikibazo cyaba mu rugo nkagira agahinda nkabura no nabwaniriza ariko muri Bohoka Silowamu nasanze ababyeyi ndaza bakambwira nyine bakangira inama bakampumuriza ibyo byiza ngenda mabonera ni iki kintu washishikariza abantu cyangwa se n'iki kintu wabwira abantu kugeza amagingo yanga batari bamenye Imana batari bamenye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami ikintu nababwira nuko baza gukarago nyine tugafatanya nk'ababyeyi nayo utari n'ababyeyi baraza bakahabokera ikintu nabashishikariza no gusenga nyine bakaza tugakurikira umwami Yesu niriye itandukaniro ubona hano muri Silowamu no mu bindi byumba bindi cyangwa se no mu yandi ma ministeri agiye atandukanye ibintu mabona hano habamo urukundo ufite ikibazo nyine wabuze mwa kwishyura inzu turababyeyi uraza ugatanga ikibazo cyawe bakagufasha ikindi ntago bakubona yenda ugiye kuburara hazamo umuntu akitanga nk'uko yaba afite nk'ibiro bibiri by'umuceri akaguha ikiro nawe ukagenda mugasangira nirwo rukundo mabonera bitandukanye n'ahandi hose nagiye ngera hano naraje banyakira nk'umubyeyi n'agahinda nari mfite ntabwo ariko nyigira gira ikintu ubwira abantu wenda bafite ingo zijegajega cyangwa se ingo zitameze neza cyangwa abantu batwite bakaba bibaza ese bazabyara bate gira ikintu babwira abantu bafite ikibazo nk'icyo wari ufite n'abantu bafite ikibazo nk'icyo nari mfite nwite nibazaga ukuntu nzabyara kandi mu kwita habaho uko wenda ugukeka ko baba baranakuroze ariko iyo uje ku karago baguha amakuru ukagenda ufite icyizere nicyo nabashishikariza abatwite kuza tukajyana ku karago ikindi nk'abafite ingo zijegajega ni ugusenga Imana nyine ikabubakira niyo yubaka ingo urakoze cyane Imana iguhe umugisha si we gusa rero turi buze kuganiriza turagenda tuganira n'abandi bantu bagiye batandukanye mama tukuganirize gato hari abantu ngwino tukuganirize gato bwira abantu kugira neza kw'Imana nta kibazo ntago buriya abantu benshi baba batinya kamera ariko nta kintu biba bitwaye mama bimeze bite bimeze neza amazina yanyu mwitwa bande yitwa Niyomukesha Alphonsine Niyomukesha Alphonsine uri umukobwa cyangwa uri umumama uri umumama urubatse niki kintu wabonye hano muri Silowamu wavuga ngo iki kintu cyankoze ku mutima pe ikintu cya mbere nabonye hano muri Silowamu hari Imana itari bayari muri Silowamu hari Imana umuyobozi wacu atwigisha Imana kandi mu bintu byose atwigisha ukuri
ukuri ratwigisha twigisha kuyoboka inzira nyine y'agakiza tukirinda nyine abantu batubwira ibindi bintu byo hirya no hino akatubwira ati mwizere Imana yonyine niyo izabagirira neza. Hano muri Sorowamu hari imirimo yindi itandukanye waba ukoramo? Muri Sorowamu mba ndi umukomite kandi ndi n'umwingenzi. Nibyo ngibyo nyine nkora. Nibyo ngibyo. Ni irihe tandukaniro wabonye hano muri Sorowamu no ni irihe tandukaniro riri hagati ya Sorowamu n'andi ma ministeri agiye atandukanye tugenda tubona ahangaha? Ni ukuvuga ngo andi ma ministeri agiye atandukanye n'itandukanye hano iwacu. Icyambere twebwe hano iwacu tugira urukundo. Mama nuretse kugenda nawe nkuganiriza. Hano iwacu tugira urukundo. Umuntu uje utugana tumwakirana yombi. Namwe mwabibonye. Ni ukuvuga ngo kandi ikindi nkunda Imana yacu twebwe dusenga. Gira ijambo ry'ihumure wabwira umuntu uri mu bibazo urushye uremerewe utwite basohoye mu nzu wabuze ibyo kurya umuntu mbega uri muri kondisiyo itari nziza gira ikintu umubwira? Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri kondisiyo itari nziza ikintu namubwira ni uko yaza akegera Imana aho yaba ari hose, ahantu hose bumva bavuga Imana mu kuri akegera Imana kuko twebwe Imana twarayibonye. Tujya kubyara yaraturinze turabibona, igihe dusezeranye byinshi irabikora kandi n'uyu munsi turacyabona Imana. Ubwo rero nk'umuntu utwite akumva afite ubwoba, icyo namushishikariza ni uko Imana ishobora byose. Ubwoba yaba afite yageze imbere y'Imana ibintu byose irabishoboye. Murakoze cyane, Imana ikumpera umugisha, Imana ikurinde cyane kwitaho n'undi wese waba ukeneye ko twamuganiriza. Mama ngo tukuganirize. Muraho neza? Yesu ashimwe. Mbere na mbere ndabashimira uburyo mwatwakiriye, Imana ibahereza umugisha kandi aho mwakwiye Imana irushaho kugira ute kubongerera. Tangira wibwira abantu rero badukurikiranye, amazina yanyu mwitwa bande? Mbere na mbere nanjye ndabashimiye ko mwabashije kuza mugafatanya natwe mu gikorwa cyo gusenga, namwe Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye y'umubiri nitwa Mukeshimana Chantal, amazina y'umugisha nitwa Mama Elvis. Mama Elvis, ndagira ngo utangirane ijambo ubwira abantu barushye baremerewe, ryaba rigufasha ryo muri Bibiliya, ryaba ari ryawe wowe ushobora kubwira umuntu nyine ahantu ari akumva ko hari imbaraga zindi zisubiye mu mubiri we, nikaze nta kibazo. Ijambo nabwira abantu turi kumwe hano ndetse n'ababadukurikiye bose ni ukubahumuriza ku mitima, mbabwira nti mugomba kuza mukayoboka Imana kuko niyo mucunguzi wacu kandi Imana niyo karuhura. Nta kindi kirenze ibyo, icyambere nuko Imana ari igomba kuturuhura kandi hano niho turuhukira imbere y'Imana. Mama, ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu wibereye mu buzima bw'isi n'uri mu buzima bwo gushima Imana ndetse no kuyiramya? Murakoze. Icyo nababwira, kwa Yesu hari byose kandi kwa Yesu tuhabonera ibyishimo. Mbese umuntu uri hanze nanjye turatandukanye kuko njyewe iyo naje imbere y'Imana ndayisaba ikabasha kunsubiza, ariko wa muntu uri hanze yibereye mu businzi, yibereye mu busambanyi, mbese ari mu biteye isoni Imana. Ariko iyo twaje hano imbere y'Imana tuhabonera byinshi kandi ngiye ku giti cyanjye iyo naje hano mba numva mbohotse, umutima wanjye umeze neza, mbese mba numva mfite amahoro kuko ndi kumwe na Yesu neza. Usibye kuba waza gusengera ahangaha, hari iyindi mirimo yindi ushinzwe hano muri Sorowamu? Imirimo nshinzwe hano muri Bohoka Sorowamu cyane cyane ndi umuririmbyi kandi ikindi ndi n'umubitsi w'iyi ministeri. Ibindi ni ugukorera Imana niyo gahunda. Ukurikije uburyo nahabonye wenda hari ibyo mubura, ese imbogamizi muri guhura nazo muri ino minsi cyangwa se mushobora kuba muhura nazo ku buryo bibabuza kuba mwasenga neza cyangwa se mwavuga kugira neza kw'Imana n'izihe? Imbogamizi dufite hano ni nyinshi kubera ko nk'ubu ngubu ahantu dusengera turahishyura. Tugize nk'umugisha tukabona nk'ubufasha bushobora gutuma twakwishyurirwa hano hantu, byadufasha tugakorera Imana twisanzuye kandi tubohotse. Ikindi dukeneye nk'ibikoresho by'ibanze byadufasha kugira ngo dutere imbere kandi tumenyekanisha n'umurimo w'Imana waguke. Mbese muri make ibyo nabyo byadufasha. Ni nk'ibihe ibyo bikoresho ndashaka kubivuga? Ibikoresho dukeneye ibikoresho by'umuziki, harimo nk'amasentetizeri, amamikrofone, ibyo byose turabikeneye.
n'umuteguro rega n'umuteguro muri sale turawukeneye, amadekorasiyo turayakeneye, mbese ibintu nk'ibyo byatuma inzu y'Imana igaragara neza turabikeneye. Urakoze cyane. Ntabwo rero nk'uko mubibona ndi nyenyine, ndi kumwe na Manzi. Reka twinjiremo n'imbere mureba ahantu basengera. Mu by'ukuri nawe nimba hari icyo wakora kugira ngo hategurwe neza, hagere n'ibikoresho nk'ibyo ngibyo avuze, nawe ube wagikora kugira neza, wigendere ko byagenda kose neza uyisanga imbere. Reka tugereyo. Nahangaha rero murabona ko hakiburamwe ibintu byinshi, mu by'ukuri haracyaburamwe ibintu byinshi. Nimba basengera ku mikeka, bakeneye n'intebe bakicaramo mu gihe haba habaye abantu benshi. Iraritari ikeneye kuba yakorwa, hari hakaba hateretse sentetizeri, hakaba hari abacuranzi, hakaba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, za sound proof nazo zikenewemo. Rero hari icyo wakora kugira ngo uwo murimo w'Imana urushe kugira gutera imbere ndetse no kwaguka hano muri Bohoka Shalom. Reka rero tuganirize umwe mu bayobozi baho, muramuzi cyane, ni Pastor Jean Marie. Ndagira ngo tuganire mu by'ukuri atubwire agashya kabahangaha kataboneka handi. Manzi, nawe umuntu w'umugabo, abantu benshi bamaze kukumenyera ahangaha, barakuzi. Ariko n'uwo mwanya ndagira ngo basuhuze, wongere unabibwire nimba hari abantu batangiye kudukurikirana aka kanya bakumenye. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mbere ya byose mbanje kubasuhuza, mbere yo kugira ngo tubashe kugira ngo tuvuge, mbere ya byose ni Kristo uvuga. Iyo mpamvu mbere ya byose tubashimiye kuba mwashyitse ahangaha. Ntago twari twabiteguye, ariko ni ku mugambi w'Imana. Rero mbere ya byose tubanje kubashimira kubwo mwageze hano, n'ikaze kandi turabyishimiye kubwo Imana igikora. Twishimiye ko uyu mugambi mwabashe kugira ngo mubashe kuba mwawutegura kugira ngo mudushikeho. Rero tuje gushima Imana ku mirimo n'ibitangaza yakoze. Ntabwo ndi jyenyine nkuko mubibona, ndagira ngo Manzi nawe avuge kugira neza ko Imana yabonye aha hantu. Urakoze cyane. Hano hantu nahabonye Imana. Imana zose zitwa Imana, ariko ntago zikora kimwe. Urakoze. Hano rero nahabonye Imana kandi nanayihumvisha cyane. Rero kugira ngo Imana yaguke n'abatabashije kugera hano bahagere, nuko bisaba ibikoresho by'ibanze. Ari nagiye kuri YouTube gato, mbona ari akantu ka live mwari muri gukora. Numva amajwi ntari kumvikana, n'ishusho ritagaragara. Ibyo byose nyine ni ibikoresho, nibyo bibura. Habura ibyo bikoresho, hakabura no kugira ngo muri iyi nzu y'Imana habe heza. Ariko hano nahabonye Imana. Nubwo wenda Imana itaba igisaba ngo ahantu heza, ariko uko biri kose hari ibifasha abantu kuza kureba Imana cyane. Burya waje hano hantu ukumva hamwe n'umuziki, nko mufite indirimbo bangiye wanacuranze ariko bakomanga ingoma mw'abantu bose, ariko urumva ko hari ibyabuze. Ntabwo najya kuririmba, ntabiririmba ko zikoze ziri aho kubizi cyane, bisaba kuzishyiramo hariya zikagira cyane. Amashimwe ufite aka kanya, bakubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urakoze cyane. Ishimwe rya mbere nuko ibyabaye byose, ibizaba byose nyuma yabyo hazaba hari Imana. Nigere niyo shimwe rya mbere. Ntabwo Imana ikuraho umugambi wayo, ahubwo wa mugambi wayo irawureka ugakomeza mpaka ukagerwaho. Niba Imana hari ibyo yagaragaje, yabigaragaje, ariko iravuga iti nyuma nzaza nkore nk'iki Imana. Pasiteri, turi kwihuta cyane, amasaha yaducitse bwije. Wowe ku bwawe nicyo ushima abakristo bawe kugeza amagingo anga, sinzi igihe mumaze mutangiye, ese ni iki mubura nk'uko bamwe babitubwiye? Wowe ku bwawe imbogamizi uyibona he kugira ngo umurimo w'Imana hano muri Bohoka Shalom urusheho gutera imbere cyane? Mu magambo make twihuse. Mbere ya byose nshimiye abakristo ko babasha kumva Imana kandi bakamenya ko Imana ikora. Kuko benshi ntago bakibasha kumva ijwi ry'Imana, ariko nshimiye ko abo magarara imbere bacyumva ijwi ry'Imana. Rero waruvuze ngo ibyari bitugoye. Mbere ya byose nge nifuza ko agakiza kava hasi kakazamuka mu buryo bwo kugira ngo abantu buzure mwuka wera nka kera, bave hasi bazamuke. Kabiri, icyatuma uyu murimo w'Imana uzamuka ni ukuvuga ngo turifuza kugira ngo byibura
turifuza mucana itara ryo hanze turifuza kugira ngo byibura ahangaha kuhishyura biba bigoranye mu kuhishyura rero ni ibintu bitubera inzitizi kandi ibyo ngibyo tubibonye nabwo byaba ari akarusho mwabonye ko ni imikeka gusa mwabonye ko tuvuza ingoma mwabonye hari byinshi bibura no mwanabyiboneye mbese rero tubonye nk'umuntu wadufasha mu buryo bwo kubaka uyu murimo w'Imana tukajya no kuri radiyo Umucyo tukabwiriza ubutumwa bwa Yesu abantu bakava mu byaha abasinzi bakihana abasambanyi bakava mu busambanyi abataye ingo bakabasha kuzigarukamo ibyo ngibyo byabadufashije kugira ngo dukomeze tuzamukane mu buryo bwo gusenga rero ibyaba bitugoye ni ibyo ngibyo turifuza kuba byibura hari uwaboneka yadufasha mu buryo bw'umurimo w'Imana yatwishyurira sare yabasha kudufasha mu kugura ibyuma cyangwa se mu kudufasha kujya kuri radiyo mbese mu buryo bwo gusenga Imana yagiye imuha umugisha n'icyo cyaba ari igikorwa cyo kugira ngo azibutse Imana mu gihe azaba atabarutse kuko imirimo niyo izaduherekeza hari ikintu ubundi ukora bikaba ngombwa yuko Imana izakibuka ibihe byose waba uri n'imbere ugeze mu kibazo kuvuga ngo Uwiteka nshingiye kubw'umurimo wawe nawufashije cyangwa nkawuzamura nanjye manuka unkorera iki Imana ikagira ikintu ikora kuko tugiye muri ba Eliya na ba Enoki bose ni imirimo yabajyanye mu ijuru rero ndabatangariza kugira ngo byibura tubonye ubwo bufasha nanjye hari ibyo naba nduhutsemo kuko najya njya gusenga numva nta kintu kinega kuko no kuzamuka umusozi hari igihe nzamuka umusozi nkagenda mara iminsi 3 ndi kurira umurimo w'Imana mu buryo bwo kwishyura sare cyangwa se mu buryo bw'ivugabutumwa rero urumva ni ibintu byinshi ariko ibyo ngibyo nibyo byaba bitubangamiye n'abakristo babikubwiye ibitubangamiye kuko abakristo bareba cyane kundusha rero urumva icyo gihe byaba ari byiza cyane kuko kandi washaka ko dusengana twasengana kugira ngo imukureho iki kintu kandi Imana wumvise ko yavuze ko nubwo agiye kujya mu bitaro ariko hari umuntu ugiye kuzamukorera imirimo n'ibitangaza kandi akazabasha kugira ngo ikibazo nawe yari afite cy'umwana yari afite ufite ikibazo cy'umutwe kugira ngo byibura azamukorera imirimo n'ibitangaza ko ndi kumubona ari muri Amerika kugira ngo Imana namukoreraho mbese namukoreraho uyu mugisha nawe ngiye kubona muri inzira zifungutse rero kubwo gutera intambwe ni ukuri Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza kandi ukomeze wihangane nubwo uri kurwana urugamba ariko Imana igiye gukubera amaso kandi igiye kugushyigikira ibyo nibyo bya mbere kandi uzagaruka uje gushima Imana nanone kuko ikimenyetso cya mbere Imana yamaye niko uzagenda ugasanga ahangaha nta mwobo uhari ugasanga hose harasubiranye nicyo kizakwereka ko Imana ishoboye byose ndumva benshi bari kudukurikirana wenda biteguye kuzareba ko ahantu wenda haba harasubiranye njye mvuga Imana yavuze ntago ndi muganga kuko aka kanya benda bishobora kuba bitasubiranye ariko bizasubirana ejo cyangwa ejo bundi niyo mpamvu rero twiteguye muganga ubishoboye kugira ngo azabure umukuraho iki gipfuko kuko ngenda hanura Imana yigasohoza Imana ibaho umugisha rero mubane n'Imana murakoze cyane rero hano kuri Bohoka Siloam ntago tuzasiba kuhagera hari icyo wakora amaso yawe yaguhaye muri ngeri zose zishoboka Imana ikumpera umugisha ndagukunda cyane